yewe kiri gute musaza wewe ntago nafungura ikirahure atancapuza imbiritse muzi ibintu bimbayeho narindi live kuri TikTok none murabona ndi ku rugendo mu by'ukuri sinanjye utwaye nanjye barantwaye kumbe TikTok ni ibisazi me bahise bantama ka message kavuga ngo ngo ubuzima bwacu niyo priority yabo ngo tugomba kuba tumeze neza ngo ntago wa hosting live natwaye none mbuze ukuntu nabasobanurira ko atari njye utwaye abwo rero abantu twari turi kumwe kuri TikTok mwihangane ntago bishoboka ko twakomeza live niyo mpamvu mse mbyimurira hano twari turi mu bikirero nari ndimo ku updating ukuntu ngewe umunsi wanjye bumeze n'ahantu nerekeje Butare ngiye gutanga cya gitonore cy'ikimodoka nababwiraga haruguru mukaba muri aho mwaragoswe mudashobora gukina imikino y'amahirwe ngo namwe mbatemo reka mpanaguraga kamera ndi kubona ntazi ukuntu bisa aberetse imyanya yanjye myibarukiro ubanza ngaragara neza none ngo mumeze mutese mwabantu mwe dore ubu rero dore ahantu ngeze TikTok irahari nyuzuye uzi guhindukiza kamera ubu nsohotse mu mujyi wa Kigali ngeze kwa Basabe Kuruyenzi ngeze Kuruyenzi ngeze za Kuruyenzi rerekeze Butare ibintu nashaka kubyereka abantu kuri TikTok none sanze Instagram ari igitwika pe baramwe ngo subirayo ngo ntago bashobora kukwemerera kujya kuri live kandi utwaye imodoka abantu bihuye abantu muri Huye rero yemba nje kubaha imodoka ntazi n'umujyi n'uri buyitsindire n'ukuntu bizagenda n'ukuntu byagenze ariko ndabamenyesha ko bisaba ibiceri 300 gusa nkabambakoremo n'akazi nisenyisa imodoka ni 500 guplaying gukina ku modoka ni 100 harimo 200 300 ariko gukina ku modoka ni 500 ibiceri 5 ugaplayinga imikino y'amahirwe n'iki ugahita utsindira ikintu cy'imodoka cya danje hanyuma ariko ibyo ntibyanambuza kugenda mbatera story gake bamwita Bruce Melody niko bamwita mwana wanjye ko nanabyibukaga dore za Ruyenzi dore za Kuruyenzi ngo kwa ba Mico na Basabe singaha na Mico buriya niza Ruyenzi na Keniso rigeze kubyiyongoza ajya kuba Kurenzi ndamubwira nyamara mwana ushatse wagaruka itawuni ibintu mwigize byo kujya kuba kureho gatoya nakazi kanye ziko barabajene bafashe umwanzuro bagahunga bakavuga ati twebwe twambutse Nyabarongo uyu munsi nta muntu nshaka gutama ndashaka kubabwira ibintu byose byagiye bimbaho mu buzima bwanjye gwera nkiri umwana kubera ko navumbuye ko amateka yanjye ugiye kuyavuga bayagoreka kujya nyabibibwirira inde Muramira Regis se amafaranga Muramira Regis yampuje n'umukiriya urumva aravuga se mwamaye amafaranga yampuje n'umukiriya none uwo mukiriya ntiyanyizera ngo ayamenye nyine yose ko harimo n'ayabandi bantu ariko uwo mukiriya akabareba kure urumva arana amafaranga ayanyuza tujya kugura agasambusa se araboro nago tujya twarenga ubundi twaguze ikintu cyo kunywa mu biguruka ndaje mbereka abantu tujya umva ikintu ngurira ngewe ngurira amazi kiri gutabasa urumva ngurira amazi muramwise tubivuge se cyangwa myutinge mikro tumyutinge mikro tuvuge ibintu tuma eka myutinge microphone mutazamenya ibintu tugenda tu ko kaze ro gazeze baragotwa ubahita byibagira mbambwira ikintu nkorera ye ntamandi mazi uko yangaya ntiyangeze batsinda
Ni ndi ya Brita. Mubwira njya ngurira amazi. Urumva? Ariko ngurira nayo amasambusa. Yego. Ano ni sambusa. Itabaho. Abantu batanku ngase umuntu utagukunda abaye hate koko. Ngahibaze nk'akantu ukuvuga ngo umukiriya areba umukiriya se si umwami naho umuntu utankunda babayeho nabi nkuko bisanzwe iteka nibyo ngibyo twazanye gahunda yo gushyira abantu kuri gasuka umwana wanjye uvuga make uvuga uzigasha naje mbereka abajene banjye ukuntu bimeze ubwo se ngomba kubanza kumwohereza mama mubi cyangwa uri tumunyohereza uzuza essence arayumvisha umudage arayumvisha witwa Remi yumvisha akantu ashaka kuvuga mutumva kigingi urasetsa dore Ken uyitwa Mike uriya yitwa Dirani na mubi cyane ucomotse dufite indi modoka inyuma irimo na coach ubwo rero tukaba twiyerekereje Huye hano hakaba isambusa mwabantu mwe wenda makore publicité for free ariko hano bafite isambusa hano duhagaze za Kuruyenzi ku muntu ukunda akantu rwose niyo yaba ari imbwa mbabwiza ukuri ko ibintu byose muri kuvuga ndi live ndikuba mutangiye kwisanzura Nase oye mwohereza mumba Kenny rebera mubi hariya mu amafaranga pesa ajya muri alimentation ngase ngo boro ngo za debeni ntacyo nzivugaho ntacyo abasa kiri gute ni wanene siwe nigeze guhibiceri yitwa nde Jackson wowe uri wawe ndose twaga n'ubusa ayisase ku mudage ngaho ngwiro ngutemo nk'impumbi nkigera hano ipine yapfumutse turyama hasi dore ngiye kugutamo avance urumva reka ngiye gukura oya bana bajibandi babyihoreje Jackson ntazi abasa mureke maze no hereza uyu musaza ariko ntago